n'iminota 40 arisubika nkoze iki kibazo mbabarisa ndagisubiza ariko mu buryo bwanjye nta kibazo wari warakaza umugore wawe umugore wande wawe your wife wari wamurakaza bro ubundi umugabo w'umunyabwenge ntaganira umugore we iyi miziki ni wanyu imiziki mugomba kwikunda mugomba kuyumva hanyuma kigara itende cyarambwa ngo dadi ngo imiziki ugiyumvisha warisi ni wavukiye mu Rwanda ni umunyarwanda niyo impact niyo influence ejo ndi ndimo ndaba igitaramo cya The Ben na Bruce Melody the groove narababaye groove concert niyo groove concert yego narababaye kubera iki ari suti kibanga agahisha bro umugore wanjye umuzi nene byo ntago ari ibintu byo ni dishuti y'umuryango izo ni zombi ishize umuryango inshuti y'umuryango imenya ko namubwiye byose ngo ariko ntaramubwiye wabwiwe n'iki ko arako muganira ibiki muganira ibiki nta yambwiye nka tino umugore wanjye aragakorwaho men yambwiye ikindi kintu ntakunze Bruce Melody ndamukunda ntago nakunze uriya mujama nubwo nyine ari ku influence kugira ngo turebe ko akina imiziki yacu hanze wa Nigeria waje kwamamaza mo Davido kubera icyo utarongora tino uyu mwaka oya ntago ari imikino ntumbeshye no honestly this year is my serious yeah of the girlfriend of course fiance come on yitwa ndi ko batangiye kuko mwebwe ntago ukibona The Ben Bruce Melody nta kwikoza ntabwo ariko izininge Tino, my brother. My American people, one day will see me on the streets of America. One day. Oh, you come to feel muri America. Nagaje yembeke kuteka mwambi. Oh yeah. International. Yeah, man. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this. Good shit. Good. Moto Kigali barishyura. Abambwa ara manager wanjye. Yes, Loyo FM bayita ngo the beat. The heartbeat of Kigali, the heartbeat of Kigali muri Loyo FM. Ari studio on air yabisiye kabisa. Yes, twagiye muri studio za Loyo FM. Nabwiye ko twiziye kabisa. Turi uko bakora akazi. Live studio. Mike hari live tubona. Hari ibyumba byinshi n'abindi utamera abandi ma studio. Kibanga. Agahisha. Krisho love you. Ni gift y'umugore wanjye. Twagiye yaraje. Yana live muri studio. Twagiye na my brother. It is what it is. What Tino, my brother. My American people, one day will see me on the streets of America. One day. Oh, you this is MC, the number one. MC number one. MC Alisudi. Nationwide. International. International. Bro, big up for yourself, man. Welcome to Roy FM, my God. Thank you so much. No, we are live on air. Live on air, father. Ubu ngiye kumwambika ikibazo cy'ekuteri. Headphones zituma umuntu
yumva uwo bari kuganira n'umuntu wamagaye n'umuntu ukomeye uvuye muri Amerika ntabwo agiye yambika guteka mwambike international yaba Ladies and gentlemen, I am so honored, blessed, humbled to be sitting in with my brother from another mother, my good friend for a long time. Man, Ali Sudi on air. Byararangiye nta muntu ukinyita Ali Sudi. Bongero usikoka boro kafashe ba. Noneho yabaye nka preno. Yego. Mfite n'iri Nyarwanda. Aha. Ali Sudi mu mihanda ya Kigali. Ari umumotari ujye nkura ibyapa yambwiye ngo ejo bundi yakunyuze uri mu mihanda ya Kigali Seriously ashaka kugutwara ariko abona uri kwirukanga cyane avuga ngo next time azakutega bana ufa kubusa neza ariko umumotari nje kuri moto bro ni ibintu bigezweho wasanga ari uwo nguwo bayita Spiro Spiro yego Spiro ni yambere kabisa bro abantu batatu bamaze kuzigendaho ku isi kabisa bababwire batatu Ali Sudi Speed Sensia turi batatu international recognized bro Spiro nanjye muzayishyura ariko Ali Sudi one urabamamaje akantu ka Ali Sudi wari umeze neza famille imeze te Tino MC number 1 bro MC Tino MC number 1 aka kantu kangumyemo buri gihe iyo umuntu avuze MC Tino itamvuga MC number 1 kanamba uno ubwo ngiye sinzi umwanya nzaho wowe uri numberless bana arabana batabarwa ukaburi mongo utu ukuri nanjye ndi honored ningaza team ngo team BB ngo ari team itagomba kubarwa keturi TBB fora Kigara mezete Kigara urabuzi burya angaho nyumvise abo se niki ndazi cyawe ari soni niki cyawe nazi koko yase cyoko mbanze nkubwire ko nanjye ari by'agaciro kuba ngiye gukorana nawe yego abantu bagira ngo ugiye kumhostinga nanjye ndaguhostinga turaganira ndakubaza umbaza iyo mbaje Kigara mezete nago ni kuvuga umurwa ni umwana wanjye wa kabiri urakoze bamwita Kigali abantu benshi niwe bahise bamenya kwera izina rye ariko mfite bane batagira amashyari Waris ameze neza niwe mukuru umukobwa w'imyaka 13 umwana nkunda cyane w'umuhanga uwa kabiri niwe Kigali wavuze ariko ntago ari Kigali ntuzongere umwana wanjye ntago ari umuhungu w'umukobwa ni Kigali gishyiramo akantu k'umukobwa bro Kigali araho ameze neza cyane ku myaka y'10 ndetse n'umuhungu umukurikira Ali Sudi Junior nawe araho ameze neza cyane hamwe na Last Born cyangwa se Kabucura disi iwabo bagakunda kubi yego wabagatetesheje uzi indirimbo ya Yamana yitwa Kabucura niwe yaririmbaga niho yakuye inspiration nuko ndajya bivuga ariko ubundi ni byo ndabyemeje ya mpano ndabyemeje noneho turebe icyo ukora Kabucura rero kameze neza cyane bamwita Thea umukobwa uri funny cyane na mama wabo kari n'umwiza ari mu bana bawe bose ubona ari indi uzakurikiza ibyo papa wabakora tangazamakuru singing umuntu uzakurikiza ibyo ukora n'uwe biragoye kuko nanjye nkiri muto wasinzi ko wari kuvuga ko uzaba umunyamakuru hari indoto ureza harimo nk'ushaka ngo gushu cleaner iyo wajije arakubwiye ariko yarahinduye kera yavuga ngo azaba shoe cleaner actually ni Kigali ndajyaga mubaza kera akara bamubaza ngo uzakora iki mu buzima ushaka kuzajya mpanagura inkweto ariko ubu ngubu mubabwiye akubwira ko ashaka kuba kuziga surgery akaba umudokiteri muri surgery so urumva ko ukura zigenda zinduka gusa muri rusange ikintu bahuriyeho bose abana banjye hari ka gaterime bakoresha ntakoresha ariko bari funny bari funny kandi kuba funny biri muri burya mu bintu by'ingenzi ku muntu ushaka kuba umunyamakuru n'udukurikirana byumve niba ushaka umunyamakuru mwiza bimwe mu bintu bire important cyane no kubura umuntu uri funny ushobora gusetsa ushobora gutungura abantu ufite ya humor yo mu niko bameze ntago wa nk'urugero nk'uyu mukuru Waris asa nka ari serieze cyane akaba ari umukobwa ubona ko ari academique cyane ariko hari igihe ejo bundi yarandagije narabasohokanye n'abakobwa gusa bamwe barashaka gusohoka ngo ladies night so mbajyana we na Kigali n'undi mwana w'umushuti wawe witwa Ardora no ndangije maze kuba bashaka kujya ngo muri Starbucks ari batatu bonye nta muhungu basha
bo gusana se wabo ndabajyana noneho ndangije ndababaza mu gihe kumbwira plan zanyu zo muri 2026 yego Kigali afite 13 ndangije nako Warisi umukuru nangije mpera ku mukuru ndamubwira ni okay plan zawe ufite muri 2026 iya mbere ngomba kuzajya ngira grade AA muri amasomo yose iya kabiri muri 2026 ngomba gusura inshuti zanjye nyina avuga imigi zibamo Dickinson Spokane n'ahandi hatandukanye iya gatatu itambwira ngo ngomba no kuba ngo mfite boyfriend no nahise mvuga mfite abana batari serious aberaga ahita hidukiraga ngo daddy agace uwo ni uwa mbere w'imfura uwa kabiri no hano nagiye kubona nawe ko ari fake byatari ariko mu modoka nkunda gukina imiziki y'abanyarwanda turi mu modoka nyine mbababwira ngo iyi miziki ni wanyu imiziki mugomba kuyikunda mugomba kuyumva hanyuma Kigali ahita hindukira arambwira ngo daddy iyi miziki ujyumvisha Warisi ni wavukiye mu Rwanda ni umunyarwanda ati njya navukiye Atlanta Warisi ni wavukiye Kigali abari uzajya umva iyo miziki natwe tuzatwumva gakondo zacu nkira gakondo wantangirijemo ya Busta Rhymes na Chris izina nizo gakondo ubundi zacu ora nanjye ndahamiriza turondegiraga na Kendrick Lamar nizo gakondo zacu niyo gakondo ubundi ura Kendrick Lamar ni nka masamba agatina mbwira amakuru ki yawe amakuru ni neza umugore amezati ameze neza nubwo ataraza none se amezati sara aruzi koko none se gusa ndibyaba bari abana ntago bafite ba mama wabo uyu barabafite harya umukuru yitwa nde umukuru yitwa Dylan Imena Dylan afite imyaka ingaho arakuze cyane 8 uwa kabiri muto cyane afite imyaka ingaho 5 yitwa Diva uwa gatatu yitwa Maria Yohana inde Maria Rose oya aho bisa numva ko uwo ngo cyatare Dickens Maria Rosa arisi uko wasize imyanda ya Kigali niko wayisanze oya iyi mihanda ya Kigali rero ubundi ariko n'abantu bumve Arisi imihanda ya Kigali ni philosophy hari genge nya nko mu yindi miji nyine itari muri Kigali ndi nko muri Belgique cyangwa se Paris cyangwa se n'ahandi kavuga ni Arisi imihanda ya Kigali ipari abantu bakavuga guteze nababwira imihanda ya Kigali ni philosophy ni mu mutwe ni slang uzumve hano umuntu ari mu Rwanda twajya tuvuga ati njye banangiye imihanda kabisa imihanda bimeze gutya imihanda ni gutya imihanda ni challenges umuhanda kabonetse amafaranga yabonetse imihanda yabuze imihanda na accident imihanda ni ubukwe imihanda ni wabyaye imihanda ni wapfuye imihanda ya Kigali bamo byinshi bro so uwo niwe Arisi imihanda ya Kigali so nizo stories nibyo tubona nizo success nizo challenges nibyo bibazo bishobora kuba Paris imihanda ya Kigali ishobora kuba iri Paris ishobora kuba iri New York ishobora kuba iri Cape Town ishobora kuba iri Nairobi bro aho uri hose Arisi on air na Royal FM bagusanga mu mihanda ya Kigali aho waba uri hose bro ejo bundi muri weekend bwa mbere mateka umunyarwanda yahize abandi muri Afrima Element felicitation my brother narayibonye man nabibonye actually nibwo bikiba biracyari fresh breaking news ni muri gisohoka I know Afrima ariko Arisi tugeze dutekereza iki kintu mu buzima bwacu nagitekereje no mu kiganiro nigeze no kugirana n'ahandi hanagiye nzenguruka yego iyo uri muri Amerika mu night club yaba afro ubwo turazita Africans zijyamo abanyafrika ukajya mu z'aba Caribbeans ubwo buvuze ba Mexico bese yose Mexico nagare iyo ni Latino word Latino ya Caribbean aba Latino Caribbean ahubwo tuvuze nk'aba Jamaica ari ama island atuye n'abirabura benshi Trinidad ukajya kunyumvisha kuko ziraka Trinidad za Barbados n'utundi gutwa so ni nyinshi Caribbeans za Haiti so usanga na mu maclub yaho ngiye maze kujya mu night club yaho bagakina imiziki yo mu Rwanda za Sikoza za Folomiana Tombe za Fudeto barayikunze cyane nk'ama club yo muri Kenya n'ahandi none cyangwa niyo bamenye kuri umunyarwanda urimo kwa kundi ujya gusaba indirimbo DJ no
I got you. Yego. So you DJ akubwiye ngo no, Yego. I got you. Yego. That means he got the songs already. Nubwo umuziki arawuzi. Wow. Akubwiye ntago ari ngombwa umbwira indirimbo ushaka, we jya kubyina. I got you. Wow, that's good man. Rero Element ele ari mu bantu indirimbo akora ibaye atariye nka Tombe, ibaye atariye nka Fou de Toi, ibaye nk'izindi. Yego. Usanga ari n'ama production ye. Yego. Barazikina pe. Ngiye maze kuzibya experience mu club arenga 4-5 muri Leta Zunze za Amerika. Komeye. Y'abanyafrika komeye. Aya abazungu bagira ibintu byabo buriya. Abantu babyina kwa kuri. Ama EDM. Dazizi Musinga nabonye ni umuyobozi hano. Nawe we na DJ harya ni Lampa. Yeah. Nigeze kushaka kuzana ibintu bya EDM. Yes. Sinzi niba barabuzemo amafaranga bakabikwepa. Kuko byari byajana atari iwabo. Yigeze kubikina turasimbuka nabwo Musinga oya garuka. Please come back home. Garuka kwivuko. Ariko iki gihembo kivuze iki ku muziki nyarwanda? Bivuze ibyo hari kibazo abanyamakuru bakunda kubaza hano mu Rwanda. Yego. Ngiye nagicitseho kera cyane. Yego. Nibaza ko nawe wagicitseho ngo ni igiki twakora ngo umuziki nyarwanda ugere mu rwego mpuzamahanga. Ikibazo kiri muri Anaroka. Tababwira. Ugere mu mpuzamahanga. Uburundi bwakinaga imiziki y'u Rwanda. Uburundi none ni ku Gisenyi. Ntago ari mu mahanga. Je navuye mu Rwanda ba Meddy na The Ben bakinwa mu Uganda muri za Congo. Uribuka ko amayobera ariyo ndirimbo ya mbere y'Inyarwanda yaciye ibintu muri Congo. Abantu bakava kuri ndomboro bro batarigeze babyina na dance batarabyinnye na hip hop ariko amayobera nge nakoze n'ibitaramo bibiri ndi kumwe na Meddy muri Goma n'ahandi ntibuka wana twakoranyemo ibitaramo bibiri ntarajya muri Amerika na Meddy ataragiye so uno ugasanga nyuma y'imyaka 10 urabaza ngo umuziki ni iki twakora ngo usohoke hanze uri already hanze aho twashoboye kugera Uganda urabizi ko ibitaramo sold out Kenya ni ibintu tuzi Tanzania ni ibintu tuzi nka Israel mbonyiwe agenda nkuguruka uriya we ni mu bice bad so ariko ibintu byose bigira step nibaza ko ikintu twabuze bira bihugu nanone nubwo tuvuga gutyo n'aba conservateur cyane cyane bari selfish barikunda cyane ushobora kuba umustar imiziki gakomera ariko nta gitaramo uzahabona nta muntu uzagutumira nta muntu ugiye tugiye tubona ibitaramo binini bya Meddy za Kenya Nairobi za Dar es Salaam hehe bafite ukuntu bihugiraho cyangwa se kakana baba badashaka ko abo bita ko bari munsi bazamuka ariko ugereranyije na facts na reality y'igihugu cyacu n'umuziki wacu twakoze akazi gakomeye kabisa kubona rero Afrima kubona Afrima ifata umunyarwanda je nabwiraga abantu karisoka nguke mu ijambo gato we wamaze kurica mu guhangana n'umuntu wakoze with you indirimbo ya Davido na Omar mu ndimbo zigezweho ugangana n'umuntu wakoze laho za ndimbo ziri big ukazo gahita bacira hasi wagati mwicare mwige ubu production igezweho ni nyarwanda nene Element ni danger I know sinzi ko ni mu Rwanda barunabizi aya nago babizi nimba ari umuntu dufite mu Rwanda w'umunyamuziki ushobora kugera kuri level ya Afrika muri aka kanya mu bahanzi bashyashya ni Element baba babiza ari studio katuvugisha kuva cya twavugisha gukuri niyo mpamvu tukiri kuri iyi mikoro baba babizi iriya foto ya Element afite iriya award yakabaye iri kuri story headlines hose kuri buri muntu w'umustar mu Rwanda yakabaye yamupostinze but I was watching and I'm like some guys are envious, some guys are they even jealous. Imagine being jealous kuri Arisudi kuri asanye podcast Arisudi on air aho kugira ngo umushyikira avuga ati oya yakandi platform n'indishe ndiko na Arisudi hanyuma biriya wibuka ko tuba turaganira kubera iki ubona hagiye havuga ukutumvikana hagati y'itangazamakuru cyane cyane iyo twita classic radio TVs n'abahanzi baba superstars ugasanga batakiyumva bo cyane ubona byaratewe n'iki ubona n'ingaruka byagize ari iyo kandi imbere barazaga cyane ama miliyoni mwariye bro kangwiza ukuri buriya njyambwira abantu sometimes umuntu yo nyiri mutwe na like ari studio uri kwisango and ari studio is the biggest you know like journalist onga after we the top 10 MCT no kuri dance on echi like yindi mengeri mu top 10 ya ari studio like I'm like yeah good natangira gukina wenda mvuye aho wakora uri gukora nje handi yantu Kenya batangiye kunkira avuga ati ari studio
Ebonwe ni lokari roko. Ni loko cyane. Ni roko yinge ni lokari sinyimukeneye. Kabisa. You understand? Ukazijya mu gatino ngo I'm not here. Ntabwo mari tuba muri Kenya. Tanzania kandi yibagiwe yuko yutanshyira muri top 10. Nabo banyakenya ntibari ntabwo byari gukunda. Je nashiraho amafaranga nubwo nayafite ubu ngubu. Kugira ngo amagare ungu umwanzi wa daje katuvuge nka the band ubwo ngo RC Nyagatare ngo turagushaka mu kigande cyane nibazagaza za Sarusi batezura kwibuka weekend yose bakayipasa ahubwo karara ijoro kuko agatega amasaha relax yabaga nijoro wagombaga kurara ugafata na hotel ariko ubwira umustar wafata imodoka ngagiye muri Sarusi relax ayiba yumva yarayirenze njangarishwe na social media zaraje zatumye abantu bacika intege kuri radios za YouTube n'abanzi bagize iyo mistake yo kumva ko nimba ukurikirwa n'abantu miliyoni biba birangiye ndajya kuri radio ukurikirwa n'abantu igihumbi yiyongere abanyongereye genda ndakomeye nzajya mishyira kuri iki ariko nibagirwa ko nta muntu wikina nta muntu wivuga ibigwi bro nubwo naba ukurikirwa n'abantu 500 ukamvuga neza yego ugakombentinga abantu 500 ku nkunda yego baba bafite abandi 500 babashamikiyeho inshuti zawo famiye 500 bikagenda bigazashiduka byarenze ya miliyoni yawe gufollowinga niyo mpamvu ubona umuntu umwe ashobora kuvuga nabi umuhanzi bikamugira impact kandi yarabonaga umuhanzi yavuga tushura mu namazi wasi wa mugane ukabona ngo bantu twahoze tuvuga babanaliste ngo kuri za YouTube aba ari umuntu umwe akakuvuga nabi bigakwira igihugu cyose kandi wabonaga followinga n'abantu igihumbi wo followinga na miliyoni kuko wowe ntabwo uri bujye kuri Instagram wivuge ibi njyana tino kuvuga wowe ntiwabivuga nta banyamakuru yego nta kazi k'abanyamakuru saka ntabwo uri umunyamakuru abantu bagufollowinga kubera imiziki kuko bashaka kugira ariko ntabwo uri bushyiraho famille yawe ntabwo uri bushyiraho ibintu bituma nyine uvugwa niyo follow up ugumya gukurikirwa ako nakazi k'itangazamakuru so bagize iyo mistake rero abahanzi bo mu Rwanda yo kudahuza n'itangazamakuru ri classique bagasa nk'abarirwanya cyangwa batakiriye agaciro cyane kumva ngo umunyamakuru akoreye muhanga ntabwo bindeba cyangwa yego impact rero byagize nge no observation nabonye nuko umuziki wo hanze watangiye kugaruka cyane mu Rwanda kurenza uko mbere umuziki w'u Rwanda wari warafashe so that warabibonye kuko nta unit kiri kumwe so that reba umwaka ushize ukuntu umuziki w'u Burundi wari waradukibije Fabiori waradukibije rero ndanagara mbabwira uramutse uvanze umuziki w'u Rwanda n'u Burundi umwaka ushize bakakubwira ngo itamwe indirimbo y'umwaka bro ni ahaniye voilà yes ahaniye isaduhuze nanye nibwo nabwiye abantu ahaniye yahitinduka indirimbo y'umwaka international sound bro mu Rwanda yego honestly komsa yabiraho hafi yego so nukuvuga impact byagize umwaka ushize ni ya batekereza abahanzi ni ya unity iragenda icika hagati ya media no gukorana bigatuma media ijya gushakira amakuru ahandi no gushaka abandi bahanzi reba ukurya umuziki wa Nigeria mu Rwanda usigaye ufite imbaraga urebe hip hop irimo iragaruka yes ko batangiye kuko mwebwe ntago ukibona The Ben Bruce Melody nta kwikoza ariko izindi ngero batajya ngo niko bimeze The Ben ntubonye Bruce Melody ntubonye Kevin ntubonye kanaka ukavuga se ubundi ndabiruka inyuma shaka iki kandi ufite Bulldog oya Bulldog nawe ntumukina ahubwo ninjiriye muri Chris Brown yakwiye kwinjirira muri Bulldog niyo impact niyo influence ejo ndi ndimo ndabi igitaramo cya The Ben na Bruce Melody the groove narababaye groove concert niyo groove concert yako narababaye kubera Kigali suti nta mu DJ ugeze ukina indirimbo y'Inyarwanda hasi wamuga ni gute igitaramo gikomeye ariko akana kitwa kakinyivuze ngoma ati bibyibuze vuzi ingoma bamenye ati bibi barayikinya abantu bamaga tu video ngo cyamusaza hari akantu yagushakaga umugore zibyo hari indirimbo gakondo bakinnye imwe gakondo cyangwa niba ari indirimbo nyinshi bakinnye ebyiri mu gitaramo cy'amasaha 7 muri gitaramo cya mbere gikomeye cy'abahanzi babiri b'abanyarwanda bari mu mapiano nuko bari mu mapiano bari muri hip hop bari no ukibaza ahubwo nta n'indirimbo yo hanze yakakwiye gukinwa muri kiriya gitaramo bayirako si wa mugari
nimwe ariko ko indirimbo zirahari z'abanyarwanda zihagije n'ama-memories za tsunami zande zose the big songs yeah bro mva ahantu uhereye banza uhere ku mpara swambwa turi uhere kuri Cecile Kayirebwa uzamuke kuri basambu tuzamuke uzugere kuri ba ahori Jadov uzugere kuri ba Rafiki ba Miss Jojo ukomereze kuri ba Tom Close ubwo kuri ba The Ben twageze kuri ba Knowless twageze kuri ba Burn Boys Dream Boys twazamutse tugeze generation yakurikiyeho kugeza uze kuri ba Ishkevin ukazamuka kugeza kuri munsi kuri Zio Trap ukageza none uyu munsi Run Up watwaye Best Male yeah man ako ari sudi ukageza no kuri Phil Imon uri muraza muri Delicious petarwa Phil Imon bamwitege yes warambiza ukamera DJ gitaramo cya Ben na Melody ukinyema indirimbo ebyiri I think abantu bahitamo aba DJ they don't give them you know si abahitamo okay abahitamo bagomba gutegeka DJ ukamutegeka ariko nababaje nuko nabara DJ bose ari abanyarwanda kandi n'abasopu banza baravukiye Kigali bose naho umunyamahanga arabonyemo ikindi kintu ntakunze Boris Melody ndamukunda ntago nakunze uriya mujama nubwo nyine ari ku influence kugira ngo turebe ko akina imiziki yacu hanze wa mu Nigeria waje kwamamaza mo Davido biriya bintu kabisa usko yamamaje Davido kugira ngo igitaramo cya Davido I know nibyo bindi bavugaga bari abanega barikunda cyane ku buryo arashobora kuva ari yakoze umuhanzi wabo akwereka ko arimo aragufasha ariko arimo arashyiramo ibyabo is exploiting you muri magambo make ikindi kintu mutamuha amafaranga bare baryamo ikindi kintu cyababasha abantu nuko nkiriya show batigeze babona energy za Tino hariya MC number 1 ariko zikambwiza ko usikomamagaye ibaze kumamagara saa 6 ya saa 6 nibereye imvumo nguri hehe nageze navuga ma disgust gitaramo cyatangiye bro nguri hehe ngo barashaka kubuye I'm like what's going on guys be professional ndi Kigali you know yeza navuga ati bro this is a failure manu bategura ibitaramo twabikoraga kera by the myaka 10 ishize utazi ngo wenda ari studio agezehe muri 2025 ugamagara umuntu ku munsi nyirizina nguri he ngo dufashe kuri aka ka saa 2:40 ari studio kanwaze iki kibazo mbabarisa ndagisubiza ariko mu buryo bwanjye nta kibazo wari warakaza umugore wawe umugore wande wawe your wife wari wamurakaza bro ubundi umugabo w'umunyabwenge ntaganira umugore we ako kantu ni koti ya Alisudi nta nundi urakavuga abantu bakagenderaho mukagenderaho ko umugabo w'umunyabwenge ntajya aganira umugore we c'est tout sibye n'umugore n'uwo mwakundanye mu gatandukanye yego burya ntubukwiye kuza kuri mikoro ryo kumuvuga bro yego cyase wagiye kuri mikoro kukuvuga gusa icyo nababwira urugo ni up and down wow ubwiza bw'urugo ubwiza bw'urukundo rwo rwose relationship ko yabimeze kose n'igihugu muri rusange n'ubuzima bw'igihugu ni bigurya ariko gutya urabona ko ndimo ntago ndi hano yego ndimo ndagenda yes so no kuvuga mugenda mufite target mufite purpose mufite objective mufite aho mugana nk'urugo mufite none mugize imana ikabaha n'abana mufite abana bo kurera mufite ibiki so wamurakaza yakurakaza of course muri abantu byose biba birimo package ni muri ni full package ubundi imana ibakubita full package ubundi byose mubisangamo muzamuke baranye nayo imyaka 23 irakwereka byose imyaka 23 dukundana 14 y'urugo tubanye wamubwiye amagambo menshi ariko ari ijambo utaramubwira rimubwira none live isi yose rikubona uri burabivuga nkaho bizi bro umugore wanjye umuzi nene ibyo ntago ari ibintu byo ni inshuti y'umuryango izo ni zombi inshuti y'umuryango inshuti y'umuryango imenya ko munamubwiye byose ngo ariko ntaramubwiye wabwiwe n'iki ko arako muganira ibiki muganira ibiki nta yambwiye tino umugore wanjye aragakorwaho men yambwiye nakubaze yanyandikiye ati kamubaze ufite nimero y'umugore wanjye gute yego wogira nimero y'umugore wanjye ndayifite yambwiye ati nazo umubwirire ambwira kanatara sheri uransobanurira ivuganira na Tino it's a joke it's a joke bana ringiye bro oya je wigenda oya don't go why ndafuha me tell me why
Alice mbere ko ngo rekura nta kintu nakubwira ntaramubwira byagora ko wasanga ari ikintu utarabwira umugore wa mu myaka 23 I know keretse ahubwo wenda iby'umwaka nk'umwaka utaha cyangwa se nk'ejo nk'ibyo nzaganira nawe ejo ushaka kuzazimugamira zambi mubwiye kuko azaba ari itariki nshyashya umunsi mushyashya ariko tujambo twinshi pe yego waramubwiye promesse izo usoza ari udasoza gusa icyiza buriya umugabo yakubwiye ngo ikintu azagikora bro abazagikora we mubaza ngo ryari ngo hashize imyaka 5 utaragikora 10-30 cyangwa atagikoze hari igihe no mu ijoro abazagikorera abagabo burya si abantu. Ladies and gentlemen, and when Alice turi muri 2026 you know mu manuro zawe I want you to prophesy kuri industry y'umuziki ubona uyu mwaka muziki nyarwanda you know like abahanzi ubona nka Alice uvuga uti tino byanze bikunze uyu mupeti uyu mukobwa ni benshi bakurikirana nubwo uri hariya muri Amerika ariko umutima uburi Kigali ku myanda ya Kigali you know like what is your say on 2026 umuziki wacu ubona you know zabimeze bite amakonseri abatera nkunga baziyongera umufugo tuzawubona cyangwa tugume tutarasa 2026 biragoye kwivugaho kuko akenshi usanga umwaka washize ukunda ku affect ukurikira ariko akabuzamo ya surprise atuma nayo aza affect uzawukurikira sibyo so ukuvuga nk'iki gitaramo cya Groovy Award cya The Ben na Bruce Melody cyasize inkuru musozi inziza n'izitari nziza izo nashimye nizo ntashimye ariko ubundi zakakwiye kuba ariyo mpamvu igiye gutuma 2026 Bruce Melody na The Ben none uba batwereka ibintu bidasanzwe so nukuvuga nshobora kuba ndimo expectinga ku mwaka kuri Bruce Melody na The Ben ushaka ku mwaka udasanzwe already Bruce Melody yatangiye urumva hisa profitira muri kakavuyo ahita kwita pompo ariko na Diamond ndi na trending hirya no hino kabi ifite umubyino mudio mwiza kabisa indirimbo ya Boîte nibaza ko nzanayisanga wenda no muri Amerika nsanzeyo ninsubirayo hanyuma The Ben we urumva nta yindi araduha nyuma yari yakoze ya hip hop ariko bonaga ko n'indirimbo ijyanye na kira gitaramo ni ariko promoting show you so nuvuga uturindiriye ibya fit the real song ya The Ben ijyanye na 2026 yo kutangiza hanyuma mu studio nashoboye kugeramo harimo nka God Daddy Azizu n'izindi numvishe muto ama hit songs wow that's good harimo indirimbo za fresh abantu bavuga ngo bari abasaza bari abaji bro barakaye ayo magambo ntabwo yabashimishije ngo ibyo bintu ngo byabari sudi byabazi ngo birashaje barabyumvishe kandi ntabwo byabashimishije mubitege Alice ndione yase nubibona ko yazaho ntabwo bidushimisha namwe mutuba tutanarita yaringa umuntu ajya kuri tayaringa ukumva umuntu avuze ngo mwaka kwe ko mwararita yaringa bro umuntu agahita avuga ati uyu mujama nigira no muri business yo guhinga ibigori no korora azajya ngo nuko byananiye ahubwo umuntu agahita ahinduka umwana akagaruka none kuri uzi yutino byose karatangitangaza makuru tina ari kuri mikoro naza kurivamo none wajya ngo nagahinja bro nagahinja kigendera reka ngushimire cyane thank you so very much ntabwo nshimira ntanakubaza nanjye ibibazo by'amatsiko yes nabibi kubera icyo utarongora tino uyu mwaka oya ntabwo ari imikino ntumbeshye no honestly this year is my serious yeah of the girlfriend of course come fiance come on yitwa ndi nutamuvuga izina uzaba utazarongora wavuze uti nta muntu utaba proud y'umugore we nta mugabo uvuga umugore by'umugore rero uvuga iby'umugore we se umugore ufite uwo ngo nyine nzamugira noze ariko ntago ari umugore acabyorera abantu muri iyi Kigali ibintu urabuhinduye kote ngo nta mugabo uvuga ibijyanye na copine we na fiance we ntabyo nigeze mvuga wabivuze first of all nturaba umugabo ntago uri umugabo ariko uri umupapa I know come on uri umupapa ariko ntago uri umugabo mu buryo bwo kurongora uruva icya kabiri nta mugore ufite n'uwo ngo mukundana nawe si umugore ko ntararongora keretse nimba ubikora nk'abazungu hanyuma se ukabona ko Agostini Alex Muyoboke undi bantu bamaze kurambirwa n'indera King James bande muri izo generation ni benshi abantu bakunda kuvuga n'urutonde n'urero Israel Mbonye nayo batangiye kumushyiraho kandi n'umwana w'ejo bundi ubona ari impamvu ituma mutarongora abanyakigali cyasimbise ariko buriya buri muntu afite impamvu yo kwita sibyo kandi bya na rugongo
kuba kirundi whatever ushobora kubikora ukurikije rusudi utazi impamvu yarongoye. You understand? Impamvu ariko abantu barongora ni yes impamvu abantu barongora bashaka abana kubaka umuryango ntabwo ari gushaka abana none se barongora abana rero bavura kubwira ushobora kuri papa ariko utari umugabo ariko nanone gusa impamvu nanjye narayibuze narayibuze gusa njye ariko seriye uyu mwaka don't worry I'll give you an invitation you have to kunwerera umereze sare gutwerera aho sinya ntwerera wikido sare unyishuriye sound ube MC ube pare byose bro niba utikeneye inkwereranya yanjye kugira ngo rongore ushaka kubireka gaza ngiye nzaba ndongoye cyane wo zarongora hari share uzajya uduhaho abantu baguhaye amafaranga dufite agasheya ariko twanagitwa akase umugore no umuntu ku giti cye ibintu byo kudutweresha ugiye kurongora ugiye bijya kurongora gusaba amafaranga. Actually, yes brother man, this was an amazing time. Thank you. Tuganiye amasara akamasa yo abantu bafite ibintu byiza masari iruka bose bayitangaye saa 3 ziragizira buri minota ingaye abo nanjye muzakira agasaha hano ndazize musinga ahisa cyiza umutumirwa cyane agasaha bangubwira ahisa cyiza uvuga gake boss wanjye nta urona ukuntu muvuga wagira ngo musangira ibirawa nanjye kuvuga ngo ntago ari boss wanjye mitari ko ari party n'ubungu party na wari studio ne ijambo rimo kuri ahisa cyiza my CEO man ben abantu nka ahisa cyiza have you ever seen that coming bro man ahubwo ndashaka umusura muri office man yagiye abameze gutse kwa gundi ko yahinduye udustyle two kwambara kuma costume y'umukara kuma niki na bodyguard yari ku Rwanda ambashabye wabasiyo dafite umuntu gutwaza akamare akafashabye n'umushoferi ashabye rebe ibintu ahisa cyiza icyo nakuvugaho urumva ko salary yarazabutse awangurira noneho gusa ariko abakobwa cyase abantu nka Aisa Cyiza bakwiye kubera urugero buri muntu wese wo muri showbiz nyarwanda buri nyamakuru yuko siwe guza Tom Close Sandrine Sheja n'abandi benshi cyane bari muri za ministeri no mu bigo ko byose birashoboka iyo ugize focus ukagira discipline ukiga ko iyo ni imyanya isaba n'amashuri dusubire ku ishuri twige kugira ngo tugeze ku rwego rwa buri munsi buri wese ajya azamuka Aisa Cyiza ikindi ari cool sure nubwo turimo kuvuga gutya ngo CEO turako nahuye hano no guterura ntajyo urabizi ntago mvuze guterura byo mu mutara mana yanjye Tino guterura kiriye musina mbere uvuze guterura mbona uteruye boss wagira urumva ibitekerezo bijyana kure so kaburi studio jya kuri uva abantu mukore subscribe by the subscription uri Alistudio Air man kandi turapatinga na Royal FM nayo ni platform nini Royal FM ariko uraba kuri nashigikira n'izindi platforms zirimo kuza bakugira ino partnership kuganira twese tukazamurira hamwe entertainment n'igihugu muri rusange chimira ubuyobozi bwa Royal FM chimire Aisa Cyiza chimire na Dazizi Musinga mu ruhare rukomeye Tino mu kiganiro cy'akaza gati Alistudio aransura tuganire apana kumwakira no ndetse n'umu investor wanyu boss mukuru nawe kabisa nize ko yamaze kumenya ikinyarwanda chairman big up bro asante sana big up bro iyi sosiyete nkubwira nta yindi ni SN Advisors ikaba igamije kubafasha gukora ubucuruzi mu mijyi minini irimo abakiriya benshi kuva muri group homes ugaca muri home health agencies ndetse assisted living facilities kugeza no kuri host home programs. Ahangaha reka nkubwira urimo urakodesha inzu bakaguha abakiriya batanu, aha ndavuga leta, ku buryo utangira n'abakiriya batanu bo kwitaho. Reka rero mbabwire ibyo bakora kuko ni byinshi, kuko amakompanyi menshi akora ubujyanama abafasha cyane mu gushaka ibyangombwa ndetse no kureba ko amategeko n'amabwiriza bikurikirwa. Ariko SN Advisors bo barenga aho ngaho. Aha rero naganiriye n'abatanga serivisi bakorana na SN Advisors. Ubutumwa bwari bumwe, barabizi, bitaba vuba kandi bafata abakiriya babo nk'umuryango. Kwino nawe ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri telefoni 888 3804051 cyangwa se ukatwandikira fax kuri 48065582763. wanadusura ku rubuga rwa wa3@mysnadvisors.com cyangwa se ukatwandikira email kuri info
at mysnadvisors@com. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this.